Hello, hello les amis, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose kandi ko mukomeje kwiyitaho, dukomeze duhugurane twungurana ibitekerezo ku rubuga rwacu inshuti zanjye. Uyu munsi turaganira ku nkuru ya Lydia byango tumugire inama, n'umukobwa ugisha inama kugira ngo abandi bantu bamufashe. Asambana n'umugabo wa mukuru we, uko gusambana n'umugabo wa mukuru we kandi aratwite. Ni ukuvuga ngo Lydia ni umwana w'umukobwa wacumbikiwe na mukuru we, amucumbikira mu rugo rwe kubera ko yayahuye n'ikibazo. Ni ukuvuga ngo yakundanye n'umusore amutera inda, amaze kumutera inda aramuta, umusore arigendera kandi umwana w'umukobwa aratwite, nta kazi afite, nta mibereho afite. Hanyuma ababyeyi be banga kumwakira, basaza be nabo baramutererana kubera ko murabizi imiryango y'abanyafrika y'umwana w'umukobwa atwise hari bamwe batabyumva ntibabyakire. Hanyuma muri Lydia rero akaba afite mukuru we umutima mwiza, aravuga ati murumuna wanjye ntago namureka ngo atahe mu gasazi agiye kuraraguza, niba yahuye n'ikibazo, niba ababyeyi banjye banze kumwakira, njyewe ngiye kumwakira mu rugo rwanjye. Ubwo mukuru we yaramwakiriye kandi mukuru we nyine abana n'umugabo, umugabo ariko wenda badasezeranye, uwo mugabo we ntibarabyarana, bari batarasezerana ni wa wundi wakundi bamutibana n'umugabo ariko mutaragira umwana, mutaragera ku bikorwa byo gusezerana, ariko ari kwitwa ko umugabo ari umugabo we, nkuko tubivuga mu Kinyarwanda tubavuga ngo ni umugabo we. Ubwo Lydia mukuru we aramucumbikiye, ariko kubera ko mukuru we nyine arakora afite akazi arakora. Ubwo murumuna we nyine Lydia yatangiye kujya nyine aryamana n'umugabo we rimwe. Ubwo ngo rimwe yahuye n'ikibazo yumva atameze neza, nuko byatangiye wenda ninde yari mugize yumva agize intege nkeya. Ubwo umugabo asa n'umutamutabara amushyigikira, ariko ubwo niho havuyemo ibyo ngibyo byo kurenga umurongo, batangira gutyo. Ubwo icyo gihe bishura imwe, ariko ikibazo ntabwo byahagarariye aho, ngo byarakomeje guhera iyo nshuro, byarakomeje inshuro imwe, ebyiri, eshatu, ku buryo bimaze kuba ngo nk'akamenyero. Iyo habonetse uburyo umugabo nyine akomeza gushaka kuryamana nawe, ariko murabyumva Lydia nyine anatwite. Ubwo aracumbitse, umugabo kwa mukuru we umucumbikiye, ariko hagati aho Lydia aribaza ibyo bintu ari muntu uvango, aricuza avuga ati ibi nakoze ntabwo ari byo, ndumva ngomba kubihagarika, ndumva nicira urubanza. Urebye ko ni uvango aribaza akumva ko yakoze ibintu bibi, nuko aragisha inama avuga ati nabigenza gute, nakora iki? Mukuru wanjye naramuhemukiye ndabizi, none mbigenze gute? Ese namubwira uko byagenze? Se arahava se nta nturi? Mbese niho uvuga ati mugira inama. Nanjye ni kubivuga nk'ubyumva, ariko murabyumva inama, akeneye inama. Wenda ntitwabango ntabwo tumba kumucira urubanza, kuko urubanza rwo nyine nk'abantu twarumucira kuko yakoze ibintu bibi, ibintu bitabaho, ibintu birenze ukwemera, kuryamana n'umugabo wa mukuru we. Ariko ntabwo wenda turajya kuko tumucira urubanza ni ibintu bikomeye, tugerageze kumugira inama. Cyakeneye ni inama, turareba we turaya mukuru we. Yewe ndabivuga, ariko mbavuga nti n'abandi sinzi ukuntu babyumva, kuko ni ibintu bikomeye kugira inama umuntu uri mu kibazo nk'icyo. Nta kazi afite, icyo yakora ni iki? Ubundi yagomba witahagarika byo kuryamana n'umugabo we, byo bigomba guhagarara. Umugabo wa mukuru we ni ikintu gikomeye, yakoze ikintu kibi gikomeye kitabaho utabona ukuntu uvuga. Yamubereye umugambanyi ukomeye, ntabwo sinzi ibyo, mbese ibyo ntacyo nabirenzaho. Nge ni ibintu babindenze, ni ibintu kuryamana n'umugabo w'umuvandimwe wawe, ni ibintu numva ngewe byanduye bidasanzwe. Numva umukuru wawe ni n'umuntu umugabo we wagombye kubaha, sinumva n'ahantu umuntu anahera aryamana n'umugabo wa mukuru we. Ntabwo ngiye mbyumva, ni ibintu babindenze, ariko icyo akeneye ni inama.
yabigenza ate? Hari ukuva kwa mukuru we akagenda akava muri ibyo bintu kugira ngo umugabo we atazajya akomeza no kuryamana nawe. Arahava se azabaho gute? Ababyeyi be baramwamagaye, nta hantu afiteho kujya, hagati aho aranatwite, nagenda arabaho gute? Hari ibintu wumva ukumva bibaye sobe ubuze naho bihera, ni ibintu uvuga uti ndagira inama umuntu gute? Kwa mukuru we nahava arabaho gute? Nahaguma se araguma mu cyaha cyo kubeshya, noneho yakoze icyaha cyo gusambana, noneho anasambana n'umugabo wa mukuru we, aricuza ubu ngubu. Ariko igisubizo ni ikihe? Arahava. Igisubizo ubundi ni uko agomba kuhava, nta nubwo yagombye kuba aho kwa mukuru we na gato, agomba guhita agenda. Ariko aragenda arajya he? Arajya kubaho gute iwabo ko atagerayo kandi atwite? Ikibazo ni uko atwite. Umugore utwite ni umuntu uba ukwiye gusigasirwa. Kujya mu muhanda nabyo birakomeye, ikibazo gikomeye. Kuguma kwa mukuru we ntamubwire ibyo yakoze n'uwo mugabo we nabyo ni ikindi kibazo. Arimo kubeshya akabana n'umuvandimwe we, akabana ibyo bintu mu kinyoma, akaba mu kinyoma n'uwo mugabo uraho, kandi bashaka no kongera, ariko ntashaka kongera, arashaka inama wamubwira ni iyihe? Kubwira kugenda azabaho gute? Abaho gute we? Yabigeza gute? Arabibwira mukuru we kugira ave mu byo kubeshya, nashaka kuva mu byo kubeshya akabibwira mukuru we, biraba umuriro. Mukuru we aramudana, mukuru we kandi aratwite, mukuru we nazandaguzika kubita akagira gute, akamutombokana n'iyo nda, biragenda gute? Hari ibintu wumva abari nka filime, ni ibintu babirenze. Ubwo umwana w'umukobwa wamugiriye inama se? Umwana w'umukobwa wamugira inama yuko numva nama nge ndacyabitekereza, ariko mumbwire, simbizi. Kumubwira kuva kwa mukuru we akajya gushaka ahandi aba ni hehe? Ku mubyeyi we yamwanze, ababyeyi be baramwanze, basaza be baramwamaganye kubera yatwise. Uwo muntu wamuteye inda se uwirukanza akamuhunga ntiyanamusanga? Urumva ni voyou ibandiraho byamuteye inda, nta n'ikintu byamugezaho. Ni umwana w'umukobwa nyine wari ukeneye ko mukuru wamushyigikira, akamuherekeza muri icyo kibazo, agatwita, akagira igihe cyo kubyara, akamushyigikira nk'uko yari yabyiyemeje. Ariko birakomeye, arahaguma agume mu kubeshya kugeza wenda gihe, ariko cyiza yahaguma kugeza abyaye, banza nabyo akahaguma kugeza abyaye, ntabivuge, akajya mu cyaha cyo kubeshya nanone, ntabivuge. Ariko yahaguma akaba aretse kubibwira mukuru we, akazabimubwira yabyaye kugira ngo umugore atibona ari hanze, akaba mu kinyoma, mu kinyoma. Kubeshya ni icyaha nabyo. Ariko nanone hari burya ibintu umuntu atavuga, kuko kubivuga nanone ni ugutwika urugo rwa mukuru we, ni ukurusenya, urugo rwe rugasenyuka. Ariko se nanone ariko natanabivuga, uwo mugabo ukora ibintu nk'ibyo, uwo mukuru we nanone akeneye kumenya ko uwo mugabo ntabwo agomba gusezerana. Urumva ko niba n'umugabo bari kubana bazasezerana, ntabwo ari umugabo uwo nguwo mukuru we, ntabwo yakwifuriza mukuru we umugabo umeze gutyo, udashobora kwiyobora, udashobora kuyobora ibye, udashobora kwiyobora ngo ayobore byerekeye imibonano ye mpuzabitsina. Uwo nawe si umugabo yagomba kwifuriza mukuru we. Ni ukuvuga ngo mukuru we agomba kubimenya. Uwo mugabo ntazashakane nawe, ntazajye gusezerana nawe, kuko si umugabo wo kubana nawe. Uwo mugabo utinyuka usambana na murumuna w'umugore ucumbitse, uwo ni umugabo no, uwo si umugabo. Yavuga ngo nabivuga ngo gatandukana mukuru we ngo arabikiwe, yabivuga ariko igihe cyo kubivuga abantu kitaragera, igihe cyo kubivuga ntabwo kiragera, yazabivuga nyuma, ariko ayizera yuko hagati aho uwo mugabo atazasezerana na mukuru we. Icyo ni cyo agomba gucunga, ngere ko mbyumva. Donc ikintu kimwe, icyo numva yaba aretse kubivuga ubu ngubu, kabanza
akabyara yaba mu kinyoma, kuko hari ibintu burya umuntu atavuga, hari ibintu umuntu atavuga mu buzima, burya hari ngo amabanga umuntu atavuga, kubera ko aramurundukana akarundukana n'ibindi biyarimo byose byerekeye, akaba aretse noneho akabanza akabyara kugira ngo ikibazo cy'ikinda gihariya gushyira ibyo bintu byarwaserera muri we, kuko bizashyuha umukuru we nabimenya savaitre show, bizashyuha n'umuriro, n'umuriro. No akagera gute, agategereza yuko abyara. Iyo nama nge niyo mbona, yamara kubyara akagenda, ariko ntazongere kuryama n'uwo mugabo nanone, akabwira umugabo ati no rwose nabonye ko nakoze ibintu bibi, nakoze ibintu by'ibyaha, Imana izampana, none sinshaka no kongera niwongera ndabwira mukuru wanjye. No akareba yuko atari ko hagati yabo ntacyo turavuga, akareba yuko igihe cyo kubyara kirangira, yabona byaye akabona kubibwira mukuru we umugabo agatandukana. Je niyo icyo nicyo gishoboka, utabivuga akaba ari kumwe nabyo, noneho hanyuma mukuru we akaba ari kubimubwira, ariko yamara kubyara akazayimubwira akazavuga ko wose umugabo wabana na mukuru we. Si umugabo wo kuvuga ngo mukuru wawe azaba ari umugabo nk'ubona ugwanga umugabo n'ubundi n'abana niyo babana azaba ari umugabo mubi ujyamo bagore iriya hirya kararayo ubundi akagaruka. Uwo si umugabo wakwifuriza mukuru wawe kubivuga amaze kubyara. Niyo hari ukubivuga gutegereza akabyara akabivuga akabibwira mukuru we, ubwo nyine urugo ruzashya, mukuru we n'uwo mugabo batandukane, ariko nawe nyine ingaruka akitegereza izo ngaruka nyine akazemera ko zimujya, akazasima yuko yakoze ibi na mukuru we yamwanga akamwanga, ariko akamubwiza ukuri, urwo rugo rugasenyuka. Umutima we wenda azavuga ati mukuru wanjye nubwo azanyanga nzamukuye, ku mugabo udashobotse uzamubabaza wenda bamaze no gusezerana cyangwa bamaze no kubyarana abana, cyane cyane ko mukuru we ntabwo yari yabyara kuri uwo mugabo. Urumva ko agomba kumugira gute, kumukiza umugabo udashobotse hakiri kare. Nuvanga iyo niyo mahitamo ya mbere ashoboka, kubategereje akabyara hanyuma agasandaza akabishyira hariya. Ikindi gishoboka, ariko urumva icyo gihe azaba mu kinyoma, azaba ari kwa mukuru mu kinyoma cyangwa se mu ibanga adashaka ko risohoka, kuko burya hari amabanga, hari ibintu nyine kuvuga biba bikomeye. Ikindi gishoboka, andi mahitamo ashoboka, nuko yabona ahandi hantu ajya, agahita ava muri ubwo buzima agashakisha akareba niba ari n'inshuti, akareba n'ahandi hantu yajya, ariko simbizi ko byamushobokera. Agahita ava aho hantu, agahita ava kwa mukuru we vite yihuta, akagenda akajya gushaka ahandi agacumbikayo. Ntabwo sinzi ko yahabona. Noneho akaba aretse kubivuga nabyo, akabyihorera se ntabivuge. Uwo mukuru akamureka akazabana n'uwo mugabo, bikayibanga burundu. Sho ayo nayo ukomeye, akamureka akazabana n'uwo mugabo. Ibyo nabyo birashoboka. Ikindi gishoboka nyine nuko yabona nyine ahantu ajya, agahita bisandaza akabwira mukuru we ati vara mugabo wawe dore byarinze gutya, akava mu byaha akikuraho kubeshya. Umubana na mukuru we nawo akaba arawusandaje. Vara icyakoze icyiza ngiye mbona gikomeye, hari byinshi, hari ibishoboka byinshi, ariko icyiza no gutegeza akabyara nabyo ni ngombwa. Kugendana jya gushakisha imibereho umwana yewe abandi bantu. Yewe hari ibintu mbona nkabura n'inama nagira umuntu. Iki ni ikibazo gikomeye umuntu agomba gutekerezaho bihagije, nawe akabona izo option zose zishoboka, bishoboka, asigaye umuntu akifa. Hari ibintu ubona ngiye nabuze aho nahera mu inama nyine, n'impamvu rimwe na rimwe yuhuye n'umuntu umeze nka gutya, uri muri situation nk'iyi, ugisha abantu inama, ubura uhera ufata icyemezo, uvuga uti nafata iki n'iki. Ariko icyo numva ngewe kubwira mukuru we, ni ngombwa ko mukuru we azabimenya kugira ngo ave kuri uwo mugabo warangiye. Gusa icyo ntari namenya, nafata icyemezo ni igihe yabimubwirira. Kuba ategereje akabyara cyangwa uhita bivuga ku kanya, rugasenyuka bikazambagurika, nawe agahita agenda nyine agashwana mukuru we bigashira, kuko mukuru we ntabwo azamubabarira, mukuru we ntabwo azabyihangana. Byo birumvikana. Iyo niyo bishoboka, kugenda agahita agenda
agahita abivugira akanya atarabyara byo numva atari byiza. Kubanza akabyara hanyuma akabivuga, seraption mbona icyo gishoboka, ariko ni byinshi abantu benshi babona n'izindi mpamvu, ariko ni ibintu biba biteye ikibazo gikomeye. Ni hari ibintu abantu bishoramo, nta wamucira urubanza kubera ko wenda nicuza, ariko hari ibintu abantu bakora ukavuga uti nabirenze. Ari abakobwa benshi babyarana n'abagabo babakuru babo bagasambana se, ibyo byose. Ikibazo nk'uyu aranatwite, ni ukuvuga ni umuntu woroshye, ni umuntu fragile. Uwundi adatwite wahita uvuga uti hita ugenda ubwire na mukuru wawe, hita ugenda, wakoze ibi yenda tujye kurindagira ubungere hose ushakisha ubundi buzima nawe buroho uvuge. Ariko uyu muntu utwite, uwo mwana atwite agomba kugira gute? Kwitabwaho. Kubera uwo mwana niho mvuga nti yabaretse akabanza akabyara. Birakomeye. Atabonye ahantu yajya yabaretse akabyara, yamara kubyara agaha amakuru mukuru we, wenda niyo mukuru we bazatandukana bagashwara, ariko byibuze akamukura muri uwo muriro w'uwo mugabo. Ikindi nawe umuti wawe we ukaba uratusha, aho kugira ngo abe mu kubeshya, azayeho no kubeshya, yikorere iryo banga ririmo kubeshya, yabivuga. Wara ikintu rero amasomo nk'ibi, ikintu yadusigira amasomo ni ibijyanye no gucumbika. Abanyafrika dukunda ibintu byo gucumbika, dukunda n'ibintu byo gucumbikira, turakabije. Turi ibintu ngo gufashanya mu by'abanyafrika, solidarité africaine ra. Solidarité africaine ibamwe ibintu byinshi bibi bitabite icyo bivuze. Umuntu araba afite n'akazi ye, ahubwo akagenda akajya gucumbika ahantu, akava nk'ahantu akajya nko mu mujyi, avuye nk'iwabo mu giturage akajya mu mujyi, wenda yabonye akazi akajya kureba nka mwene wabo akamucumbikaho, mwene wabo agacumbika, akamucumbikira akora, kandi wenda ashobora nawe kwirihira akantu akamucumbikira, akabaho, akarya, agakoresha amazi byose, nta kintu bimubwiye n'ubwo yacumbitse. Ibyo ni ibintu bibaho. Nuvuga ngo ibintu byo gucumbika burya aho kugira ngo ucumbikire umuntu, cyane cyane nko mu bintu nk'ibyo, ushobora no kumufasha gucumbika ahandi hantu, gucumbika ahandi hantu. Niba ari nka murumuna wawe nka gutyo iwanyu, wenda bamwirukanye, ukavuga uti njyewe ngiye kugufasha ubone icumbi, ukajya umufasha wemera, ukajya uvuga uti wenda ku kwezi n'ubundi umugabo ukavuga uti ayo nkugaburira nzajya ngufasha kuriha icumbi, wishakire icumbi. Rimwe na rimwe abanyafrika ducumbika no mu bintu bitari ngombwa, turacumbikira mu bintu bitari ngombwa. Umuntu aranatembera akavuga ati ngiye gutembera, yafata agiye no muri vacances, agakora n'urugendo, afite amafaranga yo kujya muri vacances, yapanze gahunda ze, aho ageze agashaka gucumbika, kandi ngo yagiye gutembera. Nashaka kuvuga ati reka njye muri ndare muri hoteli ndihe, kuko n'ubundi niba ubona amafaranga yo kujya gutembera nuko ugomba no guteganya nayo kugira gute gucumbika ahantu urarara, ukirihira, ukaryama, ukajya kuryama ahantu h'icumbi mu mahoteli. Wabona amafaranga ari menshi ukaryama mu mahoteli aciriritse. Ni ukuvuga ngo bije amafaranga agenewe, iyo wagennye amafaranga yo gutembera ugomba kugena n'amafaranga y'aho urarara. Ibyo kujya gucumbika buri gihe bikunda gutera ibibazo, usanga n'ababyeyi bacumbikira nk'umuryango, ugasanga bacumbikira abantu buri gihe nk'umuryango wuzuye nk'abantu, abana babo bataryama ngo banatuze. Abana babo icyumba cyabo buri munsi ni muvemo, hajyemo abashyitsi, muvemo mujye kwirundanya hariya bajyemo abashyitsi, muvemo. Ugasanga abana ntibubahwa. Abana b'Abanyafrika ntibubahwa, bari mu cyumba cye ntibacyubahiriza. Haza umushyitsi vamo. Dushaka no kuvuga tuti umushyitsi reka tujye tumutora bari burara muri salo, abana nibo bagomba kuvamo. Ibintu biri muri kamere zacu, ariko usanga rimwe na rimwe ibintu bijyanye n'imyumvire tugomba guhindura. Rimwe na rimwe tukareka nko gucumbika, ukaba wajya no gucumbika uri nk'umuryango w'abantu nka 5, ngo ugiye gucumbika nko ku bantu bari nko mu nzu ibamwe abantu tuvuge nka 3, nk'umugabo n'umugore n'umwana umwe, we mukiterwa mukagenda muri umugabo n'umugore n'abana nka 3, abana 4, ngo mugiye gucumbika ahantu. Abanyafrika dufite imyumvire itariyo mu bintu byo gucumbika no gucumbikira. Ni uvuga ngo nk'ibintu nk'ibi abagore cyane cyane bagomba kubitekerezaho. Burya umuntu uri mu nzu yawe ni nawo havamo n'ibindi by'abana n'abana bafatwa ku ngufu. Abana mu miryango batoya bafatwa ku ngufu. Yabwo kudanfa, hari abana benshi n'uwenda banakuze bagiye bafatwa ku ngufu n'abantu bo mu miryango yabo bacumbitse aho ngaho, bacumbikiye baracumbikiye, baraje bararara, nyuma bajya gukora amateka ku bana batazi ibyo ari byo.
baba viola. Ibi ni ibintu bibaho cyane kubera ibintu byo gucumbika muri Afrika. Abanyafrika ibintu byo gucumbika tugomba kwisubiraho, nabyo biri mu myumvire yica ubuzima bw'abanyafrika cyane, idutera ibibazo, idutera n'ubukene. Hari abantu bahora bacumbikira abandi bantu kandi bakabagaburira bakabitaho. muri gihe tugezemo nk'umuntu akaza agacumbika gusa aho ubundi ahakwiwora ukamwitaho, niwo uri umurira, niwo uriho amazi, niwo unateka akarya tranquille, wenda kuko ari muto yaraha umushiri kandi wenda akora n'amafaranga ye. Ni ibintu barabikora nk'abana akava mu giturage akajya gucumbika mu mujyi ibintu byose umuntu abahaha, ntanatekereze no kuba yafasha nawe ngo agire n'ikintu atanga mu rugo. Ni ibintu rero byo gucumbika tugomba rimwe na rimwe kuvuga tuti tukemera, niba ari n'umuntu w'umuryango tukavuga tuti tuzagufashiriza aho uracumbika. Voilà, nicyo kintu cyafasha gukiza ibintu nk'ibi biba mu miryango. Ni ibintu bibaho cyane, abagabo baryamana n'abantu babacumbikiye, abagabo n'abakozi, hari n'abaryamana n'abakozi, cyangwa se abantu baza bakaryamana n'abana bawe wabacumbikiye. Mugomba kumenya ubwenge y'abagaciro ibintu nk'ibyo, kwitonda. Iyo ushyize umuntu mu rugo rwawe, ni icyemezo ugomba gufata abanje gutekereza. Ushobora no kwemera ukamufasha kubaho aho kugira ngo munyuze mu rugo rwawe, kuko niho hanini haturuka ibibazo. Nk'iki kibazo cya Lydia, mukuru we nk'iyamushakira nk'ahantu akamucumbikirayo nta kibazo cyari, ariko urumva urugo rwe ubu ruzasenyuka byanze bikunze, azabimenya bizasenyuka. Naka kantu ashaka kubaganiza, inkuru ibabaje igomba kututsigira iki? Amasomo. Ibintu byose ni amasomo. Inkuru nk'izi igomba kudusigira amasomo yo kugira ngo tumenye uko tugomba kubaho, tukareka ibintu byo kutareba kure uvuga uti ibintu ngiye gukora inyungu zabyo ni ibi, ingaruka zayo mbi ni izi ngizi, inziza ni izi. Ukareba hagati ukabanza ukabitekerezaho neza, gufata icyemezo. Kubera ko handi ufata icyemezo uvuga ngo use muri umuntu wanjye naba ari kugenda hanze bazagira ngo iki, abandi tujuru abandi bazabona gute, abandi bazabibona gute, abandi bazabitekereza gute. Umuvandimwe naza ngo mucumbikire nkanga, abandi bazanigura, abandi bazangaya. Ukagendera muri icyo kintu ugashaka kuba umuntu mwiza kandi bitakurimo, wenda nawe bitakurimo. Kuko ahanini iyo urebye umutima nama wawe ubukubwira ko utaguye kubikora, ariko kubera gutinya abandi, ukora ibintu kubera gutinya abandi, kwigira mwiza kubera abandi. Ni ibintu dufiteho ikibazo abagaciro. Mubabizi ko nkunda kubabwira nti mube abo muri bo, kuba uri we c'est vraiment magique. Ni ibintu bigutera umunezero ku buryo bwira abantu uti hoya no kabuti oya, ibi nago bijyanye nanjye, ibi nago ngewe binkwiriye, kandi nta kibazo ufite. Bitavuga ngo urabanze urabakunda, ariko hari ibintu udashoboye, hari ibintu bitajyanye nawe, hari ibintu wumva bikubangamiye. Ugomba kubanza kwiheraho ukumva ibintu bijyanye nawe, bitakubuza gukunda abantu, bitakubuza gufasha abantu uko bishoboye, ariko wabanje kwitekerezaho ukareba ko bijyanye nawe, ari ibintu wibanje. Ushaka gufasha umuvandimwe ukamufasha nko kucumbika, yaba ashaka icumbi, ukavuga uti ngiye kujya nigomwa amafaranga yanaya buri kwezi, mufashe kuri icumbi, anaho shakisha ibiryo, abeho muri iyo gihe. Hanyuma nyuma n'ababyeyi bawe ukabaganiriza, niba akiri umwana w'umukobwa, byose ukareba ibintu wakora, ariko guhita uvuga muri umunanye ndamufashe, abantu batazabona ugazana kuri ibintu nk'ibyo. Ni amakosa abantu benshi bakora, kandi buri gihe ingaruka ziba mbi. N'abana ni kimwe, kwirirwa wakira abashyitsi buri munsi. Abana bawe ntibagira icyumba cyabo ngo babeho mu mahoro, ni buri munsi musoke, haje barundanye. Ni ibibazo abanyafrika tugomba guhindura, biri mu myumvire. Kubera iki? Ntago buri wese afata inshingano ze. Niba ugiye n'ahantu uvuga uti reka noneho nibwo mwembone n'ahantu ajya gucumbika, ndihe muri ka hoteli ndariha makeya, turahari ubitegure. Kandi umuntu ahanini abantu bacumbika nabo bavuga ngo wenda nta nabishoboye, hari igihe babishoboye, ariko nukuntu babiri iki mu myumvire, mu mitekerereze yacu. Imitekerereze yacu rero niyo ugomba guhinduka. Niyo mpamvu hano kuri urubuga mbona nkunda kuvuga ni ibintu byose bihera mu mitekerereze. Mwabyumvise rero, gucumbika ni ukwitonda, gucumbikira abantu ni ukwitonda. Kandi abakobwa nabo urumva uri umukobwa mutoya ugiye kuryamana n'umusore utari umugabo wawe, nk'ubu urumva hano n'umwana ni muto ya Lydia, umuhungu utaragira ahantu ari nawe, umuhungu utaragira ahantu bafashije, uri kuryamana nawe ntiwirinze, ntabwo ugize wirinda, ashaka no gutera indwara. Ugiye kubyara mu bintu utapanze, hanyuma ukajya gushyira umuzigo wawe
kuri mukuru wawe atari wagutumye kujya kubana n'umugabo, umuzigo wawe ukajya kuwushyira ku babyeyi bawe. Banza ugire ishuri ryawe urirangize, ubanza ugire akazi kawe, ugire gahunda yawe, ubone gupanga kubyara. Abanyafurika bwirukira kubyara nta nantu baragera. Wiwe bifa ko tugira mindset tuvuga ko tugomba kubanza gutegura ubuzima bwacu tukagira aho duhagaze tukabona kubyara. Kuko hari abantu bamaze no gutera imbere, mushaka no kubana n'umuntu kubyara mukamubiretse, mukabanza mugategura ubuzima bwanyu. Kubera ko usanga abantu 21 n'ingahe ngo bari gushaka abana. Nigize mbona couple abajene, umuhungu afite imyaka 21, umukobwa ngo yari afite 23, umukobwa ngo yari yarabyaye hari umuhungu 21, ngo bishyize hamwe ngo bashaka gukora mariage y'umuhungu wa 21, umukobwa wa 23 nta kintu bagira. Bajya kuri YouTube ngo bari gusaba abantu ngo hari abashyigikire ngo bakore ubukwe. Urabona tubakora ubukwe, couple tubakora ubukwe, abandi bantu nibabafashe kuri YouTube babaha amafaranga ngo bajye gusezerana, bakora ubukwe, bambare, baba bageni, bambare mariage. Umuhungu wa 21, hehe 21 nta kintu ugira. Uri umusore ufite imyaka 21 nta kintu ugira, uri gushaka abandi ngo bagufashe ukore mariage, nta nahantu urahagara, ariko uri mu byo gushaka umugore. Niba uri umusore banza wiyubake, ugira akantu uhagararaho. Imyaka 21 urirukira gushaka ubyara abana, ako kanya urirukanswa n'iki? Banza wiyubake, urangije ishuri, ufite akazi, ufite umushinga uri gukora, uzamuke. N'umukobwa ni kimwe, kubanza kugira ikintu kigufasha, kuko iyo ugiye no mu by'abana ukiri mutoya birakudindiza. Warangiza ukikubita abana 5 baki byose, nyuma ukazakusanga ubukene bukuriho. Oya, hari ibintu tugomba guhindura imyumvire. Byo nkunda kubabwira neza murwa kuri YouTube, mujye mubyumva, muraba agaciro inama mba hano kugira ngo zibafashe, cyane cyane abantu bakiri batoya. Ugomba kumenya ubuzima hakiri kare. Mwabyumvise rero, kumenya kureba kure no kwitonda nibyo bizabafasha gutera imbere, mukamenya ibyo mugomba gukora. Gucumbikira abantu ko mubonye, oya, uri umukobwa kubyara uko ubonye nta gahunda birimo. Uyu ucumbikiwe n'umuntu ugomba kumugira nk'umuntu ukomeye, ukamwubaha. Ntabwo ugomba kujya kuryamana n'umugabo we, yaba n'umukwa wa mukuru wawe cyangwa niyaba n'undi muntu. Umuntu ugucumbikiye n'umuntu ndakubaha. Niyo waba ushaka kubona n'umugabo uri umukore, uri umugore aho ngaho mu rugo, reba ukundi ubigenza. Genda ujye hanze ushaka abandi bagabo, hanyuma utahe mu rugo rwawe utuze. Uri umugore ugomba kudahemukira mugenzi wawe gucumbikiye. Mwabyumvise rero, mwitonde abagore n'abantu mucumbikira, nayo icyo kintu niyo somo twakura muri iyi nkuru ya Lydia. Ciao ciao.